Oh, mano. yanjye noneho ndagaso abantu basigaye basinzira aya manywa y'ihangu baba we izi se ni inzoga ni ugusinda baba we wagira ngo ari iwe mu buriri. Mugabo. Yewe we mana. Yewe mugabo. Mugabo. Ariko nkagiye uranyambarije uko nshaka we ade ngurimo. Ibi Kigali ni gucya mubaye. Komera cyane. Komera. Amakuru yawe. Garaya ngaya. Makuru garaya ngaya. Ko wicaye hano se? Uracindwe se? Nshaka gufata abagenzi bagiye mu ntara. Wazize kuvuga neza na discipline. Ariko okay, ngaho reka ibyo tubireke. Mucyagiye se cy'ubundi wamamaga cyane umunyambaza zawe. Ibyo ni binande. Barendagira ngo ndangire muri gare. Uje kujagana. Ikujyaza iyo za Nyamasheke. Ntacyo ngazaniye baga ibyo kugura kwa bisi hari. Se ntago twajyana nta kintu kirimo nanjye ndayiheka. Sibye ko harimo ubundi maze ngukira amakuru yanjye. Urareba nurutse mu cyaro. Nibye inka ya mukecuru bamba 800. Harimo 800. Nakoresheje bitatu by'itike. Kumva none nari weho reka tujyane ngeza kuri bisi. Reka wereke. Ura bisi yo kubera twego tunye twadushinga gukatisha amatike. Kugira ngo ukatishe itike ngaruke tugarukane. Ngayihute urantanga. Zaje kavana nyine. Oya. Yisiga muri bisi nyine kugira ngo ufatire umwanya, yisiga mu mwanya wawe. Ubwo urajyana igikapu cyanjye. Yisiga umuntu uricaramo. Ugisiga kugira ngo natanasanga hano undi muntu wayicaye. Akira runo rukweto ugende urushyire. Urukweto se ku mwana ndaga. Wavuga ngo umuntu utaye. Ariko igikapu nyine ndasiga amagambo. Ndasiga ngo shoferi akirebe. Ntacyo kiraba. Gamanza ariko muremo amafaranga. Naye nta kigarabu bigira ikibazo. Ariko ntago mugiraga abantu ntabwiriye. Ariko buriya baravuze ngo Rwanda ngo ruratengamaye ngabantu ariko ni neza kabisa gukora hano gose. Ubwo reka nkwizere. Nizera ugiye ikibazo. Ugiye kujyana kino gikapu harimo amafaranga ni byinshi nari nagurishije inka ya mukecuru. Ugende ubwo nkatishiriza itike. Wabo ugiye ikibazo ndi gukerewa. Nadasanga bisi yaje. Uri gukerewa. Bisi nadasanga yini bajya. Ndi agasa saa 10 z'ijoro kandi ubwo mwagwa bukice hafi. Ukabanza gutegereza. Okay, ubwo sawa kambe nicaye. Ubwo banguke. Kose uramugaba igihe yagendeye aracyakatisha itike. Ngiye kumureba se ndajya kumureba senza ahantu gare. Ariko ndeka nze ngiye kumureba. Hase buno nagenda ugasanga ndayobye. Cyasa kaza kambura oya. Kambe nicaye mutegereze. Ubu ndabizi nawe ubabirimo neza uramugabo asa nk'inyangamugayo gose ntabwo yamemukira. Ubwo reka mbe nicaye mbe mutegereje. Baraje gose. Ko ni pazo akiko bamwitandira. Bari ni papa hajya. Ariko buri araje. Byange bikunde ageze mu nzira. Kambe nicaye nitonze araje pe. Abanyacyaro tuzicwa no kutamenya umujyi. Ubundi yewe ariko uretse. Ahwe. Abantu basigaye basinzira aya manywa y'ihangu baba we izi se ni ugusinda
wagira ngo ari iwe mu buriri. Umva yo mugabo. Nanjye mbabarambe nijyamiye ma. Njye se ndi nyo. We byuka ari. Mawe ndajya kuvoma mu kanya. Ase byuka byuka ngende. Byuka ariko uri kubona hano ari iwanyu. Arajya kuvoma. Hano hari umari. Yewe mugabo Iki? ewe mwana gakeye ryari se ahubwo bwije ryari. ubu numvaga mpfumbase umugore yewe Iki gitiritiri nicyo witaga umugore. komera cyane. Komera ndakomeye. ewe wewe mwana we zarubaga impande zamfataga nkumva nagonye nageze iyo Mu muhanda hano disi. ni wowe wagiye kundebera muri gare. Gare ndeba y'iki? ntabwo ari wewe ese uriya mugabo wageze hano ryari? Yewe ndaje mvuye hariya mu kageto kanjye ndaza nwamiye hano kuko ngiye hariya kwa Jado niho ngiyeyo ubwo nibwo nje nsanga uryamye hano. nari nasinziye se. Oya wari uri kureba haryamye uri kureba. rero nese umugabo wagiye kundebera hariya ruguru muri gare niwe ukubwiye ngo uze undebe. Uwihese aho yitwa ndetse aho nyine ubundi dore ukuntu ibyanjye bimeze. Naturutse mu cyaro nibwo bwa mbere ndi kwinjira muri ino Kigali. biragaragara ndi kubikubonamo. ubwo rero nagize gutya niba inka ya mukecuru ndayigurisha bampa 800. bampa 800 nza mbitwaye mu igikapa cyendaga kuzura cyari kibinote gusa. ngeze nawe umugabo kore ko natarinze muri gare hano bakatishiriza imodoka. umugabo arambwira ngo ni mu igikapa garaje ngagiye kunkatishiriza itike garaje ndajyari byagiye mu muti wa merezayo. Ibibagira nkahura nabyo. Wowe nawe urashinyika nese ubwo ufashe. Nashinyika suri kubona udasekesha aho. Ngo amaye hagiki. Igikapa kirimo 800 n'utwenda tubiri. Sha urambabaje subujitse byose. Uwo ni umutekamutwe wa danje. Baba we. Kiko umunyacyaro. Kandi mana ibi bintu mama yarabimbye. Arambwira mwana uri gutangira kurota kigarunga na gutya. Uko ndeba gutya noneho umugabo nta biranga muntu mfite. Biragaragara rwose. Ariko ubwo gibuza ubujiji buyise pe. Nibwo mbibonye. Rwose uri kubona biragiye. Wewe urajyana ugejeje saa 10. Washize. Nashisha mu gitondo ese kuvuga ndetse mbona nanjye bwakeye kandi itangicuza umuntu mu bantu se nibacagaho. Hano se ninde ukwitaho kereka ko ngiye myuzeho agira amarangamutima. Bagabo ubwo bantu banacagaho bakagira ngo rwose ni umusazi bakandeka. Nta muntu ukwitayeho hano muri Kigali. Niwe saba kwama mu byagaruka mu bye mwana. Nese ubu basi se wenda wafashije ukambicumbi uyu munsi byonyine. Ubu ndeba gutya rero kibe wenda mfite n'itike 800 yanjye barabijyanye. Ubu mu mufuka nsigaranye note y'igihumbi cyonyine. Ako se kuntu urinje mu bitanu koko nibyo se ntabyibukaga. Amayi ashaho urakwamye birabaye. Ariko ngewe inama nakubwira iya kigabo. Hano mfite geto. Naka geto gato ariko tukabanamo n'abahungu benshi basangana. Ariko nyine nawe uje sinabura aho nkweranje ahagwegeka mwana. Ariko uri n'ubuto. Oya rwose reka nkubwire wa mugabo niyo mwandaza mu misurisho yanyu mukarara muransurira ariko wenda mukambicumbira imwe. Oya mwana we ntabwo nahora sukuri kumva ibyo nabikora umugabo muzima nkaye. Bakubise bigenjeje gute se? Ubwo nyine abo bahungu ubu bari tugera dusimburanye iminsi yo guhaha. Rero umaye ko gahumbi nkagenda nkakabereka nawe ukaguma hano nkaza nkakubwira ngo nyine nagenda nkabibumvisha ahubwo hari umundi mukipe ugiye kuza ngo ni umukire nyine ubundi naza nkagutiza nkagishaka kubera kangaka nkaguze vuba ntabwo bakazi nkaza nyine tukagenda nkababwira ngo uri umukire uzaduteza imbere ukadukuguza
uzadukura muri karaka ariko wamaye icyo gihumbi nagiye nkakibereka yewe wabone yuko ibintu biri na seriye ibintu biri seriye rero ubwo wa mugabo wereka nkwizere inyizere icyo gihumbi mugayo erega buriya abantu nkamwe buriya nibo nkunda buriya reka manze nkubwire kwimana ntabwo ndi kukubeshya dore n'iki gihumbi nari yego mwana yitwa ariko wa mugabo ubu memukiye nk'ibyo uriya mugabo wambara uri kumva nabikora njye banyita mugisha uri mugisha umugisha ngira rero imana izawuma aho kugira ngo ushakire muri ako gahumbi gusa ubwo uri kumva ku gahumbi gusa igihumbi ntabwo cyakubakira ikibanza ikuzimu rwose wa mugabo iki gihumbi ni kintu wenda rwose ariko mana yanjye rwose uri inyangamugayo rero wa mugabo rwose ihute ugende wenda uzunware ndahita ngaruka ndagenda mbibumvishe ngiye hite ngaruka nzungurira dore naka gahumbi nari mfite mwene data ubwo rero umutegereze se urabanguka iyo uraguma hano ngenda banguka nyuma y'iminota ibiri abanyacyaro tuzicwa n'ikintu kimwe no kutamenya umujyi nta kibazo ubwo rero nzagutembereza n'umujyi uzi n'umujyi naba we ni heza ahubwo nawe bajya bavuga ngo za Kigali ngo aba n'ibintu birebire ngo by'ibitange aravuga uri inyangamugayo nzakujyana mu cyaro mukamire n'amata umugabo bita mugisha buriya aba ari inyangamugayo mugisha kora hano rwose ntabwo uri nka kiriya kiseze cyaguye mu kemana yawe nta kibazo reka njye kureba abo batipe mbibumbishe neza ubu negeye haraye kwa korode ariko reka ngaruke korera umugisha uzabimugisha rwose kandi imana rwose izabiguhere n'imbaraga ubu aho ngaho ndaje magusangira nta kibazo nturambirwe ndaje imyadukanye shyiramo agatege hayo mupana mu ruhu wa mbere ndiye amafaranga agira ngo ndiye isi yose ntabwo azi yuko kuri isi y'imana hari abagikorera umugisha w'imana kandi negereza uriya mugisha wanjye ubu ndabeze yatetse n'akawunga mbonye ari n'urusore nawe ngo ndabyibuha ibintu by'icyaro byari binyishe ewe mugisha ihute ubanguke rata mushuti wa ibikange ewe kandi unegereje iyo ndimo kureba sinashaka guhamagara ubu ni ifunguro ryo guhora wishimye abafana barakwiza views imfura bavuga bati ibintu by'ukuri ntibyiganywa iyo ubabajwe jya kuri makanyaga ubwoba burashira ugaseka nk'umwana icyo nicyo bita impano y'imana abakora urwenya rufite ishingiro reka tubabwire oya mbe matuhaye byinshi matumye twubaka impaya y'ukuri tube mu mutima wanyu buri gihe abafana bacu nimwe dufite makanyaga impaya n'umuriro buriya koko baba ari abateka ku mana yanjye reba nk'igihe agendera we ntagaragara gusa ubu ndirirwa hano ndare hano buri muzi ikigo ariko hoya reka mutegereze namwizeye ahubwo reka nivunagune kuri kano gakingi mbe njyamyeho naza aranyicuza nk'uko bwa mbere yari yabikoze pe reka mbe njyamye naza n'ubundi aranyicuza aho kugira ngo ibitotsi binyice nkomeze gusinzirira hano nawe naza aranyicuza uriya we mugisha ntabwo yambeshya kambe nivunagunye akanyaga oye akanyaga oye umuntu ahura n'ibyago koko mu rugo nari mbayeho neza mu rugo nirira ikijumba cyanjye mu rugo saa sita zikajya kugera namaze guhirika amadongo 500 nira mu isafuriya ariko Kigali iranze imbere Kigali abateka mutwe kuko bandeka imitwe Kigali bamo umuntu yizi koko naho njyewe no gupfunda ubuzima ariko buri fasha umwanzuro pe fasha umwanzuro nsubiye mu cyaro ngiye kugenda n'amaguru namara imyaka 5-6 ndi kugenda banyica bandoga bagira ute
ndatashye ntabwo nakongera kurara muri ino Kigali we genda urahana kumbaye bajyagaye neza ayiwe bajyaga nasubiye iwacu mu cyaro kuko niko nasubiye iwacu mu cyaro Makanyaga